turareba igitabo cy'Abefeso igitabo cya gatandatu turasoma umurongo wa 10 turebe no muri Timoteyo 3 umurongo wa mbere ntabwo ari ibitabo byinshi hari turi burebe. Abefeso ni muri iyi Bibiliya mfite ni page ya 198. Reka dusome, turasoma umurongo wa 10 tugeze kuri 18. Reka dusome mu izina rya Yesu. Ibisigaye mukomerere mu mwami. Twahageze twese, turahari, turindana abatari bahagera nta kibazo. Dusome mu izina rya Yesu. Ibisigaye mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi, mwambara intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani, kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri, ahubwo dukirana n'abatware n'abafite ubushobozi n'abategeka b'isi y'umwijima n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Nuko rero mutware intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe gukomera ku munsi mubi, kandi murangije byose mubashe guhagarara mudatsinzwe. 14. Muhagarare mushikamye, mukenyeye ukuri, mwambaye gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza, mukwesa inkweto arizo ubutumwa bwiza bw'amahoro bubiteguza. Kandi ikigeretse kuri ibyo byose mutware kwizera nk'ingabo, ariko muzashobora kuzimisha imyambi ya wa mubi yose yaka umuriro. Mwakire agakiza k'ingofero, mwakire n'inkota y'umwuka ariyo jambo ry'Imana. Musengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga, kandi kubw'ibyo mugumye rwose kuba maso, musabira abera bose. Imana iduhane umugisha. Twareba n'irindi jambo riri muri Timoteyo wa 2 igice cyaho cya 3. Naho dusome mu izina rya Yesu. Ni page ya 216. Ku bafite Bibiliya yahuza n'iyanjye, ko hari Bibiliya ziba zitandukanye ariko amagambo aramwe. Reka dusome mu izina rya Yesu. Umenye yuko mu minsi y'imperuka hazaba ibihe birushya. Nidushake wenda tube duhagaze aho, ibindi tubiziranyeho, ushatse urakomeza, ariko umenye yuko mu minsi y'imperuka hazaba ibihe birushya. Hazaza ibihe birushya. Yesu nashimwe. Reka tubanze dusubire inyuma turebe aho twahereye muri cya gitabo cy'Abakorinto cy'Abefeso 6 umurongo waho wa 10. Ibisigaye mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi. Imana nishimwe. Ibisigaye dukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi. Iyo urebye neza usanga iki gitabo cy'Abefeso
cyaragaragaje neza uburyo umukirisitu mu rugendo yagombye guhagarara. Cyangwa twinjiye no muri aya magambo dusomye, turumva ngo ibisigaye, ariko muri Timoteyo hatubwiye ngo tumenye yuko mu minsi imperuka hazaza ibihe birushya. Ibisigaye dukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi. Mu bihe biruhije dukomerere mu mwami. Ibihe nibiza, niba bizaza, niba byaraje, ubwo wenda umwe wese afite uko abibona, kuko igihe umuntu wese agira igihe cye. Ariko ibi bihe by'iminsi imperuka byo, ngira ngo umugenzi ujya mu ijuru avuye mu buryo bw'umubiri, avanye mu maso y'umubiri agashyira mu buryo bw'umwuka, ibi bihe byo bigaragara ko tubirimo. Ni ukuvuga ngo ubwirwa n'iki ko ibi bihe tubirimo? Hasi ku murongo wa 2 ngira ngo kugeza ku wa 5 hatwereka ibiranga iyo minsi igaragaza ibihe bibi biruhije. Ni ukuvuga ngo ni ibihe biruhije no ku butaka no mu kirere, ni ibihe biruhije ku buzima, ni ibihe biruhije ku bana, ni ibihe biruhije ku bakuru, ni ibihe biruhije ku wizera n'utizera, ni ibihe biruhije ku wemera n'utemera, ni ibihe biruhije isi yose. Isi yose ushaka kubibona arabibona, utabyemera nawe ubwo afite ukundi yabibona, ariko ibihe byo tubirimo. Yesu nashimwe, Yesu nashimwe. Tugendane bukeya, noneho tuze kumenya, tumenye natwe icyo twakora mu bihe biruhije. Ese niba ari ibihe biruhije tukaba tubwirwa ngo bisigaye dukomerere mu mwami, Yesu nashimwe, tuzahagarara mu mwami dute? Hari icyo Bibiliya itubwiye ngo nubwo mu minsi y'imperuka hazaba hari ibihe biruhije, hariya ibihe biruhije bigaragaza ko harimo abantu bazaba barahindutse cyangwa barahinduye imibereho y'uburyo bagombye kubaho. Ni ukuvuga ngo iyo mibereho y'uburyo bagombye kubaho, ahari kugira ngo umuntu abere n'umugisha, yamuhindukiye igisitaza. Urebye neza, wenda reka tuyasome kugira ngo wenda tutaza kuvuga n'ibyo umuntu atabanjije gutekerezaho. Haravuga ngo kuko abantu bazaba bakunda imiya, birarira, bibona, batukana, batumvira ababyeyi babo, indashima, batari abera, badakunda n'ababo, batuzura, babeshyerana, batirinda, bagirana urugomo, badakunda ibyiza, bagambana ibyigenge, bikakaza, bakunda ibibanezezaho gukunda Imana, bafite ishusho yo kwera ariko bagahakana imbaraga zako. Abameze batyo ujye ubatera umugongo. Noneho mu gitabo cy'Abefeso naho handi twasomye, ndagira ngo tubigendane bukeya. Usomye ku murongo wa mbere w'icyo gice cya 6, haravuga ngo bana, mujye mwumvira ababyeyi banyu mu mwami wacu, kuko ari byo bibakwiriye. Wubahe so na nyoko, iryo ni ryo tegeko rya mbere ririmo isezerano, kugira ngo ubone amahoro uramire mu isi. Namwe base, ntimugasharire abana banyu, ahubwo mubarere mubahana, mubigisha iby'umwami wacu. Namwe mbata, mujye mwumvira ba shobuja bo ku mubiri, nk'uko mwumvira Kristo, mububashye, muhinda imishyitsi, kandi mutaryarya mu mitima yanyu. Ntimukabakorere bakibahagarikiye gusa ngo mumere nk'abanezeza abantu, ahubwo mumere nk'imbata za Kristo. Mukore ibyo Imana ishaka, mubikuye ku mutima.
mubakorere mubyishimiye nk'abakorera umwami wacu, mutari nk'abakorera abantu, kuko muzi yuko umuntu wese iyo akoze ikintu cyiza azacyiturwa n'umwami, naho yaba imbata cyangwa uw'umudendezo. Namwe ba shebuja aba ariko mugirira abagaragu banyu, namwe mureke kubakangisha, kuko muzi yuko musangiye shobuja uri mu ijuru utarobanura abantu ku butoni. Imana nishimwe. Ngira ngo twumvise abantu batagendanye n'igihe twagombye kuba turimo. Ni ukuvuga ngo n'ibihe bigaragaza aba bantu twasomye muri Timoteyo wa kabiri ibice byaho 2 umurongo waho wa 2 kugeza ngira ngo ku wa 5, ibice byaho 3. Murumva hari indangagaciro ziranga abo bantu, ariko ijambo ry'Imana riratubwiye ngo abantu bameze batyo ujye ubatera umugongo. Muntu ushaka gukomerera mu mwami abameze batyo ujye ubatera umugongo, niba utari muri abo ngabo. Imana idufashe. Yesu ashimwe. Abameze batyo niba utari muri abo ujye ubatera umugongo. Turumva andi magambo ameze nk'impuguro turimo tubwirwa ngo bana mujye mwumvira ababyeyi banyu mu mwami wacu. Yesu nashimwe. Ngira ngo umuntu ushaka gukomerera mu mwami, umuntu wese imbere y'Imana Data tugaragara nk'abana. Yesu nashimwe. Tutiriwe wenda tujya kujeneraliza ngo tuvuge ngo abana ni imyaka iyi n'iyi. Imbere y'Imana Data twese turi iki? Turi abana. Yesu nashimwe. Dukwiriye rero kumvira Imana Data twese. Haleluya. Kugira ngo tubashe gukomerera mu mwami, hari ikindi tugomba kuzuza. Tugomba gutwara za ntwaro zose z'Imana. Yesu nashimwe. Ngo kuko tudakirana n'abafite inyama n'amaraso. Yesu ashimwe. Ntabwo dukirana n'abantu. Nubwo mu gitabo muri Timoteyo tubwiwe ngo abantu mu minsi y'imperuka uko bazaba bameze bari negatifu, ariko hano murumva neza yuko tudakirana n'abantu. Ntabwo dukirana n'abantu bambaye inyama n'amaraso, ahubwo dukirana n'imyuka mibi. Turwanywa n'imyuka mibi. Satani niwe uturwanya, kuko Satani niwe se w'imyuka mibi. Ni marayika wishyize hejuru, bivuze ngo niwe shefu w'imbaraga ziturwanya. Nawe ni umwuka mubi. Yesu ashimwe. Haleluya. Satani nawe ni umwuka mubi. Uwo rero niwe urwanya abagenzi bajya he? Bajya mu ijuru. Ariko nubwo bimeze gutyo, hari inkuru nziza numva ngira ngo mbabwire. Iyo urugamba rukomeye, turi mu bihe biruhije, hazaza ibihe birushya. Uyu munsi tubirimo, hari amakuru agendanye n'ibi bihe. Hari iby'amaso abona, hari iby'amatwi yumva, hari n'icyo Imana ivuga. Ibyo byose iyo biteranyije usanga ibihe bya nyuma tubihagazemo. Duhagaze muri ya minsi igoye. Duhagaze muri ya minsi irangwa nuko abantu batagikundana. Ndabeshya? Barakundana cyane. Ntabwo ari bose Imana ibaha umugisha. Nubwo bimeze gutya rero, twe hari icyo twakora. Abantu bakomerera mu mwami, ntabwo ari ugukomerera mu mwami gusa, ahubwo gukomerera mu mwami, ikintu cya mbere Bibiliya yatugira inama
ngo twambare intwaro zose z'Imana. Yesu nashimwe. Si ugukomera gusa, ntabwo ari ugukomera, kuko babandi babaye kwa kundi twumvise, nabo bifuzaga gukomera, nabo bifuzaga gukomerera mu mwami, ariko ya myuka mibi igira gute? Irabariganya. Wa mwanzi agira gute? Arabayobya. Twebwe noneho niba turi aha twumva ijambo ry'Imana, hari icyo dukwiriye gukora, ngo twambare intwaro zose z'Imana. Twambare intwaro z'Imana. Niturangiza 13 w'icyo gice cya 6 mu Befeso, ngo dutware intwaro z'Imana kugira ngo tubashe gukomera ku munsi mubi, kugira ngo tubashe gukomera mu bihe bibi, kugira ngo tubashe gukomera muri ya minsi ya nyuma. Ijambo ry'Imana ritugiriye inama ngo duhagarare dushikamye ariko dukenyeye ukuri. Haleluya, haleluya. Duhagarare dushikamye dukenyeye ukuri. Ngiyi intwaro ya mbere ikomeye. Mu ntwaro tuzakomererana nayo mu mwami, nuko tugira ukuri. Tukagira ukuri duhereye mu bo tubana nabo, tukagira ukuri duhereye mu bo twigana nabo, tukagira ukuri duhereye no mu bo dukorana nabo. Imana ishimwe. Yesu nashimwe. Intwaro y'ukuri rero ni ukuvuga ngo iyo atari ukuri biba ari iki? Ikinyoma. Si byose? Ni ibintu bibiri. Ni positifu na negatifu. Ni ukuvuga ngo ukuri ni positifu, ikinyoma ni negatifu. Yesu nashimwe. Duhagarare dukenyeye ukuri. Iyo ukuri guhari, Yesu nashimwe, ubasha guhagarara mu butware, ubasha guhagarara mu budahangarwa, ubasha guhagarara mu Mana neza. Imuzi impamvu? Nta munyakinyoma wahagarara mu Mana. Ntabwo bishoboka, ntabwo bishoboka. Yesu ashimwe. Muzi impamvu? Impamvu nta munyakinyoma wahagarara mu Mana nuko umutima ntago ukunda. Ntago nzi niba, ngira ngo wenda ni imvugo zacu ntoya, ariko ngo ikinyoma ngo kigenda muri esanseri, ngo ukuri kukagenda hehe? Muri esikariye. Ubwo ni ikiye gitanga ikindi koko? Ubwo si ukuri, ubwo ukuri murumva kuri kuraharara pe. Gushobora no kurara mu nzira. Yego, gushobora no kunyagirwa. Murimo murumva ibyo mvuga? Aka ukuri gushobora no kunyagirwa. Yego, ariko ukuri ni ukuri. Haleluya. Yesu nashimwe. Ukuri ni ukuri. Nubwo kugenda muri esikariye, igikuru nuko kudahera mu nzira. Kugenda kuduga buke buke kukazagerayo kugiye cyategetswe n'Imana. Imana ishimwe. Urebye neza usanga izi mpanuro duhabwa duhereye kuri uko kuri. Nta nubwo niyo dusenga rero, Bibiliya itugira inama ngo dusengeshe umwuka iteka, ariko Bibiliya ikatubwira ngo dusenga nanone mu kuri no mu mwuka. Murumva ko ukuri utagira urukundo utagira ukuri? Turabyumva neza. Habanza ukuri hagakurikiraho urukundo. Reka tugende bukeya. Ngo dukwese dukenyeye ukuri
twambaye gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza. Ni ukuvuga ngo bya bisigaye rero hantu tugomba kurindirwa mu mwami, tugomba nanone guhagarara dukiranuka. Yesu ashimwe. Twambaye gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza. Umukiranutsi w'Imana we iyo ukiranuka kandi ukaba uri mu Mana neza, nta kintu kikunyeganyeza na gitoya. No mu bihe bibi niyo wabigeramo Uwiteka arakurengera. Yesu ashimwe. Tuzi ab'Imana yagiye irengera, uhereye kuri bayo w'Imana yarabarengeye, uhereye kuri ba Dawidi Imana yagiye barengera, Aburahamu Imana yarabarengeye, intumwa Imana yarazirengeye mu buryo bugaragara, kuko Imana yagiye ibashoboza gukiranuka. Kandi mu by'ukuri ukuri kose bo bahamyaga Imana bavuga ukuri, kandi bambaye no gukiranuka. Imana nishimwe. Ngo twambaye gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza, dukwesa inkweto arizo butumwa bwiza bw'amahoro. Haleluya. Ubutumwa bwiza bw'amahoro ni ukuvuga ngo nabwo tugomba kubuhagararamo. Nshuti z'Imana, ntabwo ari ukuvuga ngo turi mu gakiza gusa turakijijwe, ahubwo hari n'intwaro tugomba guhagararana, arizo turimo tugira ngo dusobanukirwe. Nuhagarara uvuga uti ndi mu Mana, njyewe ndakijijwe, ndi umukirisitu, ariko ubura umukirisitu urangwa n'ukuri, ubura umukirisitu urangwa no gukiranuka, ubura umukirisitu urangwa no gutanga ubutumwa bwiza bw'amahoro butari ubw'ibibazo. Yego, kuko hari n'ubutumwa bw'ibibazo bugira ingaruka kuba butanga. Imana idufashe, Imana idushyigikire. Kandi ikigeretse kuri ibyo, dutware kwizera nk'ingabo. Umukirisitu uhagaze mu Mana neza agomba kugira kwizera, kuko iyo udafite kwizera nta n'ibyiringiro uba ufite. Ibintu byose bikugezeho bigutera ubwoba, ugasanga uwo ari we wese agukozeho icyo ashaka, cyane cyane ko niba tudakirana n'abambaye inyama n'amaraso, iyi myuka mibi nayo ifite imbaraga zo kugira ngo idutitize, ifite imbaraga zo kugira ngo ituvane muri kwa gukiranuka, ituvane muri kwa kwizera. Iyo rero umuntu nta kwizera afite, ni ukuvuga ngo ibintu byose abibona nk'aho bidashoboka. Iyo rero kwizera kudahari, utangiye gushidikanya, ikintu cyose kije ugira ngo ni ukuri kandi atari ukuri. Imana itugirire neza. Reka kwizera nk'ingabo, ariko ariko muzashoboza kuzimisha ya myambi yaka umuriro. Mwakira agakiza k'ab'ingofero, mwakira inkota y'umwuka ariyo jambo ry'Imana. Agakiza k'ab'ingofero n'inkota y'umwuka ariyo jambo ry'Imana. Agakiza ni ukuvuga ngo niko tubasha guhagararanamo neza mu Mana. Hari impamvu, hari ibi bihe turimo, hari ibintu ubona utigeze kubona, hari ibyo wumva utigeze kumva, hari indwara z'ibyorezo zonyine. Ni ibintu bigaragaza ibihe by'imperuka turimo. Hari indwara abaganga bageraho bakabura umuti wazo. Siko bimeze? Ubusa niba coronavirus iza ikica abantu, ikica n'abaganga, none se hari ikindi dutegereje? Murumva hari ikindi dutegereje? None se niba Bibiliya bibonye kera, Mwuka w'Imana akabihishura, nshuti z'Imana, twebwe tukaba tubizi ibi tubona uyu munsi wa none, ukaba warabihishuriwe n'Umwuka w'Imana binyuze mu ijambo ryayo, hari icyo twakora, atari ukugira ngo twibe, ahubwo ari ukugira ngo tubashe no gukiza n'abandi. Yesu nashimwe. Wowe muntu wamenye ibi ngibi imbere, wowe uhagaze neza, shikama mu Mana, ariko wambare kwa kuri. Yesu ashimwe. Wambare kwa gukiranuka, uvuge bwa butumwa bwiza, uhagarare mu gakiza, uvuge ijambo ry'Imana. Haleluya. Yesu nashimwe. Noneho ikigeretse kuri icyo, Bibiliya iratubwiye ngo dusengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga. Haleluya.
uhagaze rero urindiriye mu Mana, biradusaba guhagarara mu masengesho, biradusaba guhagarara mu gusengera mu mwuka no mu kuri, biradusaba gusengesha wa mwuka iteka ryose. Haleluya! Dusengeshe umwuka iteka ryose. Abagiye banesha urugamba bagiye bahagarara mu ntwaro yo gusenga. Ba Dawidi bahagaze ku ntwaro yo gusenga. Yobu yahagaze mu ntwaro yo gusenga, yasenze Imana, Imana iramwumva. Ba Aburahamu barasenze, Imana irabumva. Hari icyo natwe uyu munsi dusabwa. None se twebwe tuzatsinda umubi gute? Daniyeli yarasenze, bigeraho naho ngo afungura amadirisha, ngo akajya asenga kangahe? 3 ku munsi. Ntago nzi iminsi ngewe nawe dusenga. Se turacyasenga? Turacyasenga? Turasenga? Imana idushoboze. Ariko ntekereza ko nubwo dusenga, ibihe ni bibi. Wenda dushobora kuba dusenga twereka Imana ibyacu. Siko bimeze? Reka turebe ijambo ry'Imana icyo ritubwira. Reka turebe Timoteyo wa mbere 2. Timoteyo wa mbere 2. Reka dusome ijambo ry'Imana duhereye ku murongo wa mbere. Irya mbere ya byose twahageze, page ya 211. Irya mbere ya byose ndaguhugurira kwingingira abantu bose no kubasengera no kubasabira no kubashimira, ariko cyane cyane abami n'abatware bose, kugira ngo duhore mu mahoro, tutabona ibyago, twubaha Imana kandi twitonda rwose. Ibyo ni byo byiza byemerwa imbere y'Imana umukiza wacu, ishaka ko abantu bose bakizwa bakamenya ukuri. Imana ishimwe. Yesu nashimwe. Turasenga, ariko ni byiza cyane, ariko ntekereza ko hari n'uburyo twahindura imisengere yacu kandi bigakunda. Yesu ashimwe. Nshobora gusengera ibyanjye wenda ku munsi wa mbere, siko bimeze? Dufashe ibyifuzo byacu tukabisengera ku munsi wa mbere. Noneho undi munsi dufite mu cyumweru, niba ari ku wa 2 cyangwa ku wa 3, twumvise icyo ijambo ry'Imana ritubwira ngo dusengere abantu bose. Yesu ashimwe. Abantu babyibuka ni bangahe? Singize ngo muzamure, ariko nzi ko kenshi amasengesho yacu ahora aturuna kuri twebwe. Iyo habaho gusengera abandi, hakabaye n'umusaruro, si byose? Ngo nyiramatwi nyiramaso arirebera, si byose? Hakabaye gusengera abandi, biragaragara umusaruro waboneka w'amasengesho dusenga. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Ndaguhugurira kwingingira abantu bose, yewe si ukubasengera gusa, ahubwo ni ukugira gute? Kubingingira. Biroroshye? Biroroshye? Birasaba gupfukama. Birasaba gupfukama ugakutuza. Yego? Birasaba guhindura imisengere rero. Birasaba guhindura bya byifuzo byanjye maranye imyaka 5, 10, 20. Abana banjye, inzu yanjye, umuryango wanjye. Reka da! Ishwe! Ibyo ntibikunda. Ibyo ntibyemera. Ngo ndakwingingira, ndaguhugurira kwingingira abantu bose. Imana idufashe rero.
no kubasengera no kubasabira no kubashimira. Kandi turi abanyamasengesho Pantekote, turi abanyamwuka pe rwose. Twagezeyo tuzi gusenga, nyamara tuvuga mu ndimi, twuzura umwuka wera, turi n'abahanuzi, yewe byose twebwe turabifite. Abantu babatijwe mu mazi menshi twuzura umwuka wera, ariko hari icyo tubura. Twebwe twakamenye amakuru y'ejo hazaza. Niba ari n'iyi coronavirusi, niba ari n'iki kirere kirimo gihindagurika, ni ubwa mbere hano tutagize neje, sibyo? Nagera hano simaze igihe kinini, ariko ni ubwa mbere. Wabonye ibihe bihinduka mu Burayi, bigahinduka muri Afurika, bigahinduka muri Aziya, bigahinduka muri Amerika. Mwarabibonye namwe? Ibihe bibi, ibihe bibi. Wabonye ibihe umuntu aryama akabyuka yumva ibintu bikomeye gusa. Uzi indwara z'imitima ziri mu bantu. Ni ibihe bibi dusohoyemo. Dukwiriye kumenya icyo dukwiriye gukora. Dukwiriye gusabira abantu b'Imana. Yego, dukwiriye gusengera abantu b'Imana, kandi birashoboka. Yesu ubwe hari aho ngo yirirwaga yigisha mu rusengero, ngo ariko bwakwira akagira gute? Kambakopeze, akajya ku musozi. Niba ushaka n'ibyifuzo byawe, vuga ubutumwa, wirirwa amasengesho, noneho nawe ya saa cyangwa za saha ebyiri ugira uko wigenza, simbizi, ujya mu cyumba cyawe, aho imisozi yawe ntago yoroshye. Ujya mu cyumba cyawe uvuga uti rero Mana yanjye, dore niriwe mu murimo wawe, nasengeye abantu, nababwirije ijambo ry'Imana, ariko noneho ngarutse imbere yawe, nkweretse n'ibyifuzo byande by'umuryango wanjye nanjye ubwanjye. Yesu ashimwe. Aho kwirirwa ngo wiriwe umunsi, Mana mfasha, ariko ayo magambo yo ubwira Imana, abwira Imana itumva. Yesu niyo atwigishije gusenga. Matayo 6, yabwirizaga ubutumwa ku manywa, bwakwira akagira gute? Hari n'ubwo yabubyukiragaho. Nawe mu gitondo ujye ubyukana ibyifuzo byawe, ariko andi masaha uyaharira abandi. Yesu ashimwe. Munyihanganire, munyihanganire. Nagira ngo tuvangure ibintu, dukuremo ikintu kandi. Kuko aho guhora Mana reka mbabaze, ni Imana itumva, ni umuntu, ni iki se? Ni Imana yumva. Ahubwo aho niho duhura na za ngaruka Bibiliya itubwira ngo turasaba ntiduhabwe, kuko dugira gute? Dusaba nabi, tubyahisha iki? Irari ryacu. Kubyahisha irari ryacu se ni iki? Ntabwo dusabira abantu b'Imana, nshuti z'Imana. Ariko Imana idushyigikire, kandi Imana itwungura ubwenge, iduha uburyo n'umurongo mushya dukwiriye gusengeramo. Birashoboka. Twakwingingira urubyiruko, twakwingingira abagabo, twakwingingira ibihugu turimo, twakwingingira ibi bihe turimo. Birashoboka. Ni ukubasengera ariko no kubingingira. Birakunda, birakunda. Yesu nashimwe. Ngo ariko cyane cyane abami n'abatware bose, kugira ngo duhore mu mahoro, tutabona ibyago, twubaha Imana kandi twitonda rwose. Noneho ugasanga abakirisitu natwe twabaye nk'abantu basanzwe. Amakuru y'itorero, amakuru y'ubuzima bw'itorero, uwo ari we wese arayafite. Murumva ikibazo?
murumva ingorane turimo duhura nazo. Impamvu nta bihe bizima, nta mwanya wo gusabana n'Imana, nta mwanya wo gusenga, nta mwanya wo guca bugufi, nta mwanya wo gutega amatwi, nta mwanya n'umwe dufite wo guha Imana mu by'ukuri tubikuye ku mutima, ariko dufite intego. Impamvu y'ibintu byose ni uko dukora ibintu nta ntego dufite. Ingaruka izi tubona nta ntego, ni ugusenga nyine, ni ugusenga. Ariko niba byakundaga kavuga uti tugiye gusengera abami n'abatware, dufite amakesha, dufite amirire, dufite ubutayu, mbega amazina yarahari mu by'ukuri, ariko nta ntego irimo, ntayo. Burya rero iyo ari nta ntego, uhera ku wa mbere ukageza ku cyumweru umeze nk'uko wari umeze ku wa mbere. Utangira umwaka, uko utangiye umwaka ukaba ari nako uwusoza, kuko nta ntego. Iyo ufite intego, Yesu ashimwe, iyo ufite intego mu by'ukuri, ufite intego mu masengesho yawe, ubasha no kuvuga uti icyo nabonye ni icyo nagezeho, ni icyo nsigaje ni iki. Yego, ukamenya aho wagize sheke, ukamenya naho wavanshije, aho utandashyiramo imbaraga. Ahangaha ndashima Imana, aha ndakomeza nsenga, ariko ahangaha ntabwo byagenze neza. Ariko guhora mu bintu bimwe, ukurura bimeze nk'aho ari igare usunika ryashize mu mwuka, biragoye. Biragoye. Imana ishimwe rero, twubaha Imana kandi twitonda muri byose, ngo ibyo nibyo byiza byemerwa imbere y'Imana umukiza wacu, ishaka ko abantu bose bakizwa bakamenya ukuri. Ndarangije rero. Imana irashaka iki? Ishaka ko dukora ibintu byemerwa imbere yayo. Haleluya. Icyambere ishaka nuko abantu bakizwa bakagira gute? Bakamenya ukuri. Natwe ntago se mwizi, ntago se twiyizi aho twabaga. Ega natwe dufite abatwingingiye. Nje nawe twingingiye bangahe? Birasaba ko mu by'ukuri haboneka impinduka mu bintu dukora byo mu nzu y'Imana. Muri uyu muhamagaro, muri iri vugabutumwa, birasaba impinduka. Birasaba ko dukora ikintu ariko ukavuga uti mfite iyi ntego. Birasaba ko ukora ikintu uvuga uti ngikoze kubera objectif ni. Apana gukora ikintu kuko kanaka gikoze, apana gukora ikintu kuko kanaka wakimwumvanye, apana gukora ikintu. Erega hari n'abasigaye bavuga ngo Imana yarababwiye ngo kuko yumvise ngo kanaka ngo na Imana yaramubwiye. Ibyo ni ibintu byo kwigana ko. Washatse Imana yawe se nayo ikakubwira. Ko Bibiliya yatubwiye ngo ntago irobanura abantu ku butoni, wewe wayegereye ikakubwira se. Umva atari ikibazo. Imana idufashe rero, kandi Imana itugirire neza. Imana ishaka iki? Imana ishaka ko abantu bakizwa bakamenya ukuri. Niyo watunga ugatunganirwa, udakijijwe nta kuruzi. Yesu ashimwe. Niyo wava ku rwego runuru ukajya ku rundi rwego runaka, udakijijwe neza nta kuri uzi. Iyo ukizwe udakiranuka nta kuri umenya. Ukuri kumenywa n'ababa mu Mana bafashe za ntwaro z'Imana
zose ni zingahe? Ni 7. Imana igufasha. Wayisoma se? Ufite Bibiliya urazisomera. Reka twikomereze tujye ku musozo. Bantu bo bari inyuma haze. Nshuti z'Imana, kugira ngo ukizwe neza uhagarare neza mu mwami, ugomba guhagarara ufite intwaro z'Imana. Haleluya, haleluya, haleluya. Intwaro iheruka iyindi ni ugusengesha umwuka iteka. Uko gusengesha umwuka iteka, Bibiliya itubwiye yuko tugomba gusenga amasengesho ariko afite icyerekezo, afite intego yo kwingingira abantu bose. Yesu ashimwe. Tuve mu bintu by'akamenyero, nshuti z'Imana. Tuve mu bintu tumenyereye. Tuve mu bintu tumenyereye. Niba dukeneye kwavansa no gukiza ubugingo bwacu, niba dushaka ko Imana itwishimira, tuve mu bintu by'akamenyero. Tugire umurongo tubarizwamo. Tugire intego mu masengesho dusenga. Yesu ashimwe. Kandi byakunda, birashoboka. Iyo uhora mu bintu bitavansa, wagombye kwibaza ngo ni iyihe mpamvu. Wagombye gutekereza ni iki kibitera. Ese niba hariho gusubira inyuma kw'abanyamwuka, biraterwa n'iki? Reka mbabwire, ntabwo ari uburaya gusa, ariko wenda bwo twabufata nk'ikitegererezo, kuko nabo bigeze gusenga. Iyo ubona ibiriziya bifunze, iyo ubona ibiriziya nta bantu barimo, iyo ubona ibiriziya noneho bisigaye byarabaye amazu yo gukodeshwamo no kuraramo no gushyiramo utubari, ariko ukabona muri Afurika insengero zirimo zirafungurwa. Siko bimeze? Ibibanza birimo biragurwa, barimo barubaka amazu meza, insengero nziza, ariko wareba ugasanga ahantu turi wapi byabaye iki? Umusaka. Ni ukuvuga ngo imiryango barayifunze, haherukwa kwinjirwamo hari mu myaka 40 ishize, simbisi n'indana, ariko ikigaragara nuko nta bantu bakinjiramo. Ese byatewe n'iki? Biterwa n'iki? Ni umurengwe. Kurengwa. Barasubizwa bakibagirwa Imana. Binjiye za 20 ufite intego, ariko warayibagiwe. None se ubwiye uza kuvukira hano byari kumera gute? Iyo uza kuvukira hano byari kumera gute? Winjiye ufite urukundo, winjira ufite ibihe byiza, winjira ukarangana, winjira ufite amasezerano, winjira uvuga ibyo Imana yakubwiye, ariko si ubu bimeze gute uyu munsi wa none? Bimeze gute se? Imana idufashe. Reka turangize. Imana n'urukundo, kandi umugambi wayo ni ukurengera ubwoko bwayo. Umugambi wayo ni uwo kuruhura itorero ryayo. Umugambi wayo ntabwo ari uwo kudukoza isoni, ahubwo uwo kutugirira neza. Reka turangirize mu gitabo cy'Abaroma igice cyaho cya 8, turebe niba hari icyo Imana itigeze idusezeranya, niba hari ikitasohoye cyangwa niba hari icyo itarasohora ugitegereze, niba hari icyo wabonye nacyo kiguhe kurushaho gukora ibyiza. Abaroma igice cyaho cya 8 haratubwira umurongo wa 31 ngo none ubwo bimeze bityo tuvuga iki? Ubw'Imana iri mu ruhande rwacu, umubisha wacu ninde? Ese ubw'itimanye umwana wayo ikamutanga ku bwacu twese, izaburute kumuduhana n'ibindi byose.
rero wenda kugira ngo turangize ku isaha yacu, ndatekereza ngo turebe ibintu byose, haba hari ibyo ufite nk'amasezerano, haba ari imigambi ufite mu murimo w'Imana, haba ari ibigeragezo ufite mu rugo no mu kazi, haba ari ibyifuzo ufite by'umuryango nawe ku giti cyawe, ndabizi, haba ari ibi birwara by'ibyorezo, haba ari ibiza, minisiteri z'ibiza zije vuba, sinzi niba mubizi. Abakera murabindusha buriya, sinzi niba zabagaho se, ni nshyashya. Ariko ibyo byose birashushanya iminsi y'imperuka, birashushanya ibihe bigoye by'iminsi ya nyuma. Noneho twebwe abakirisitu tubwirwa, ugasanga tubifashe nk'aho ari ibintu bisanzwe. Oya, nta gisanzwe, twarabibwiwe ahubwo ntitwabaye maso. Noneho Bibiliya iratubwiye ngo ubwo bimeze gutyo, nawe uko ubibona, sibyo? Uko ubibona muri iyi minsi ya nyuma, uko ubibona muri ibi bihe uhagazemo nanjye mpagazemo. Hari ibyo uhagazemo njyewe ntazi, siko bimeze se? Hari ibyo uhagazemo wo mu bana atazi. None ubwo bimeze bityo tuvuga iki? Ubwo Imana iri mu ruhande rwacu, umubisha wacu ninde? Yesu nashimwe. Ubwo Imana iri mu ruhande rwawe, umubisha wawe ninde? Yesu ashimwe. Icyo nsabwa twibukiranye ni uguhagarara neza mu mwami, dufite intwaro zose z'Imana, kandi tugomba kuzibukira. Bibiliya niko yatubwiye, bantu bagoreka ibintu by'Imana. Siko bimeze? Niko bimeze. Erega niba utanabibona uzabibona. Yesu ashimwe. None se Bibiliya tubwira ngo byose turabyemererwa, ariko byose siko bitugirira umumaro. Ubu se koko turi abantu bo kongera kwigishwa ibintu byatambutse, twongera twigisha iby'ishingiro rya mbere? Birashoboka cyangwa twavanze? Ubu nongera ngaruka nkubwire ngo gukundana, ngo buri ngo umuntu abatijwe mu mazi menshi ari umupanekote ngo yigishwa gukundana. Mbikubwire nze tubiganireho. Kubesherana se, ngaruka tubiganireho. Ntago byakunda. Ni ubundi baravuga ngo gukangura umuntu usinziriye biroroshye kuruta gukangura ugeze gute wisinjirije. Abantu benshi rero barisinjirije. Reka dusenge Imana, nimwakire ijambo ry'Imana. Tugiye gusenga. Dukeneye ibihe byiza, dukeneye ko Imana idusubiza ibihe byacu, dukeneye ko Imana yongera kuduha umurongo. None se wowe uyobewe ko kera wakizwaga, ugikizwa wifurizaga abandi nawe wagakiza? Ntiwafataga ibyo bihe se? Ntiwabasengeraga se? None se ukuri kuzamenyekana gute niba njye nawe nta kuri kukituranga? Ntabwo bikwiriye. Mu ntwaro z'Imana iya mbere ni ukuri, si byose? Yego. Mu ntwaro z'Imana iya mbere ni iyihe? Buriya iyo ufite ukuri rero, haleluya, Yesu nashimwe, n'izindi zose, haleluya. Ukuri ni mukuru w'intwaro zose. Ukuri ni bomba atomike. Ukuri ni igifaru. Murabizi sibyo?
ukuri. Ngaho nimuhaguruke dusenga Imana. Mbese ubwo bimeze gutyo, ubwo Imana itimanye umwana wayo, izabura ite kumuduhana n'ibindi byose? Ndifuza ko ugira ikintu utahana. Icya mbere, kugira ngo ibintu bikunde, ibintu byawe ibintu bikunde, ni uko ugira ukuri kwinshi muri wowe, kandi witegure no kwangwa nugira ukuri. Yego witegure n'iki? Kwangwa. Imana iduhana umugisha. Si ukuri kurahari. Mana Data twese uri mu ijuru, duciye bugufi imbere y'amaso yawe. Isi ikeneye ukuri, imiryango ikeneye ukuri, itorero rikeneye ukuri, ubuzima rusange bukeneye ukuri. Haleluya. Ariko si ikintu umuntu yiha. Ubwo rero tubwiwe ngo ibisigaye dukomerere mu mwami, kandi tukabwirwa ngo dufate intwaro zose z'Imana. Imana ifite intwaro yitwa ukuri. Haleluya. Intwaro yitwa ukuri, intwaro yitwa gukiranuka, intwaro yitwa kwizera, intwaro yitwa gakiza, intwaro yitwa kuvuga ijambo ry'Imana, intwaro yitwa gusengesha umwuka iteka. Haleluya, haleluya, haleluya. Mwami Imana yacu, dukeneye izo ntwaro kugira ngo duhagarare duhanganye n'ibi bihe, twaba mu Buraya, aho twaba turi hose, tugahagarara mu kuri, tugasengera mu mwuka, tukingingira abantu bose, tugasengera abatware n'abategetsi. Mwami Imana yacu, nta kizatuma utatwishimira, nta kizatuma amasengesho yacu utayasubiza. Urakoze Mana, ndagushimye ko ubanye natwe muri uyu mwanya, kandi ndagushimye ko hari icyo tugiye guhindura mu mibereho yacu. Mwami, umwe wese wumva hari intego yakwiha muri iki gihe, ahera uyu munsi yiha intego, agendere mu ntego yawe, agendere mu ntego y'ukuri, agendere mu gukiranuka, agendere Mwami Imana yacu mu kukwizera mu izina rya Kristo Yesu, agendere mu gusabira abandi, agendere Mwami Imana yacu ku buzima bufite impinduka muri we, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Urakoze Mana, ndagushimye. Ngaho ufashe ubwoko bwawe kandi ubagirire neza muri byose. Icyubahiro kibe cyawe uhereye none ukageza iteka ryose, mu izina rya Yesu Kristo niho tubyambaje. Amen.